Ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana Ndizinote, urubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Turahanga kugira ngo duhugurane, ndahanga kugira ngo mbafashe byose kubigendanye n'umuziki. Twibanda cyane cyane rero kugufasha abantu bashaka kumenya kuririmba, tubaha inama ndetse tubaha n'amasomo. Tugira n'uburyo dufasha abanyeshuri mu kwiga online. Wifuza kuba umwe rero mu banyeshuri ba Ndizinote Music, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, haba nagufasha. Ni nimero za WhatsApp. Yes, uyu munsi rero mbazaniye isomo tugiye kurebera hamwe. Ni isomo ry'impamvu ijwi ryawe rivunika. Iki ni ikintu abantu bakunda kwibaza cyane. Umuntu akaba aririmba ariko akaba yumva ko harimo harazamo icyo twita voice break. Wigeze uririmba ukumva wenda uraririmbye sinzi ukurigenza, ukumva bibaye nk'uko nguko. Ni ikibazo cy'uko harimo icyo twita voice break mu ijwi ryawe. Rero ibyo ni ibintu bikemuka, ni ibintu rwose bishobora kuva mu ijwi ryawe, ahubwo hari icyo ubusabwa kuba wakora. Ni izihe mpamvu rero zishobora gutera iryo jwi ryawe kuba ryamera uko nguko? Hari impamvu nyinshi zishobora gutera icyo twita voice break. Nabateguriye impamvu zigera kuri 5, nubwo hari nyinshi cyane ariko nabateguriye zigera kuri 5 zonyine. Impamvu ya mbere ni ukutagumana umwuka uhagije, cyangwa se kuba udabasha gufata umwuka neza uhagije. Nkunda kubibabwira cyane yuko kuririmba ni ukumenya uburyo ufata umwuka no kumenya uburyo ki uwusohora. Niba ufata umwuka ariko ntufate neza, byanga byakunda biraza kuba ikibazo mu kuririmba, ko haraza kuzamo izo voice break, haze kuzamo uko kuvunagurika kwijwi ryawe mu gihe uri kugira gute uri kuririmba. Ugomba gukosora rero uburyo ki ufatamo umwuka, ukiga uburyo ufata umwuka. Agiye mbibigisha mu mavideo yabanje, ushobora kugenda ubirebamo. Hari ikintu cya kabiri gishobora gutuma ijwi ryawe rivunagurika cyangwa se rivunika mu gihe urimo uraririmba. Gusunika ijwi cyane cyangwa se kurihata cyane. Gusunika ijwi cyane, kurihata cyane, no kuvuga ngo gukoresha mekanike, gukoresha imbaraga. Narabibabwiye yuko kuririmba ntago ari intambara. Kuririmba ni tekinike iyo utazizi byanga byakunda ukoresha mekanike. Ubwo ukoresheje mekanike nawe urabyumva, iyo voice break irazamo. Ni ngombwa rero yuko wiga uburyo ugomba kuririmba technically bijyanye kandi nanone n'ijwi ryawe. Yes, kugira ngo iyo voice break cyangwa se ayo majwi avunagurika, ukuririmba ukumva hajemo kuvunika kwijwi bikaba byavamo. Ikindi kintu cya gatatu kibitera no kudashyushya ijwi. Hari abantu benshi atangira kuririmba agafata ijwi rye nyina, cyangwa agafata kuririmba nyine nk'ibintu biraho bisanzwe. N'umuntu wenda utavuga cyane akaza akora nago kamwemerera kuvuga cyane, ngo wenda ijwi rye ribe rikora cyane, hanyuma noneho akajya kuririmba. Ubwo uwo muntu yagiye kuririmba nawe urabyumva nyine, hari igihe ijwi risohora noneho kubera ko riba rimaze igihe rikonje, ririkorode, ritavuga, ritagira gute, atanakoze vocal maps, iryo jwi noneho hakaba hazamo icyo twita voice break, cyangwa uko kuba ijwi byagenda rivunika mu gihe ari kuririmba. Yes, ntago bikunda kuba mu kuvuga cyane, ariko mu kuririmba akenshi bikunda kuba kubera kuririmba hakoreshwa umwuka mwinshi kandi biza no mu buryo bwa technically. Rero kukuba dashyushya ijwi cyangwa ijwi ryawe rishobora kuba ridashyushye, byatera kukuba habaho iyo voice break. Yes, inama nuko mbere yuko ugiye kuririmba ugomba gushyushya ijwi, byibuze ugakora vocal maps y'iminota nk'itanu kugira ngo ube wabasha kuririmba, niba uri umuntu udakunda kuba n'ubundi ukora akazi gusaba kuba wavuga. Yes, hari icyakane nicyo naringezeho, kuririmba muri kitari yawe cyangwa se kuririmbira mu rufunguzo rutari urwawe. Nabyo ni ibintu bishobora kuba byakangiza ijwi ryawe. Ibi byakangiza ijwi ryawe gute? Kuririmbira muri kitari yawe ni nko kwambara inkweto zitari izawe. Ndakeka none icyo ngicyo cyumvikanye. Iyo wambaye inkweto iri size ho ndende ku kirenge, cyangwa se inkweto ndende iruta ikirenge, igenda ikujabuka. Yes, aho ngaho wenda nta kibazo wenda mo kirimo cyane. Ariko iyo wambaye ifite size ntoya ikwegereye, ubwo kubigendanye n'ijwi turabibara nk'uko wagiye kuririmbira ahantu hejuru cyane hari bukugore.
ubwo ni ukuvuga ngo niba wambaye inkweto ntoya cyane zikwegereye byanga byakunda ikirenge kiraza kukurya. Niba waririmbiye hejuru cyane byanga byakunda ijwi ryawe riraza kuvunagurika. Kubera iki? Aho hantu ntabwo ijwi ryawe ribasha kuhasapotinga cyangwa se kuhasupota. Yes, ndakeka bibashije kumvikana cyane. Ibyo ni ibintu bishobora gutuma habaho kwangirika kw'ijwi ryawe. Ni ibintu bitanu naguteguriye. Cyakora hari imyitozo ushobora gukora yoroheje mu rwego rw'uko bishobora kugenda bigabanuka. Umwitozo wa mbere ni umwitozo wa humming, ariko ukawukora byibuze iminota 5. Ushobora gukora umwitozo wa humming ariko mu manota wenda nka 3. Ibi mbabwira ubikora mu minota. N'umunota ntabwo wabikora umunota umwe, ubikora iminota byibuze 2. Uko ubikora iminota ugenda uzamura iminota, bigenda birushaho kuba mu muhogo hagenda hamenyera iyo movement. Noneho waririmba bikaba ari ibintu byoroshye cyane. Kuririmba amascale gakeya, wenda do re mi fa so fa mi re do, ukagenda uyakora. Uwo wakurikizaho nawo ukakora wenda mu munota umwe, iminota wenda 3 ushobora kuba yabihagije buri munsi kugira ngo ukemure kino kibazo. Buri munsi, noti umunsi umwe. Yes, kandi nanone ijwi ryawe ntago ugomba kurivuna rwose. Waritoje neza ntago rikwiriye kujya uririmba wumva rivunagurika. Ngibyo rero ibintu nari nabateguriye uyu munsi. Nizere ko mubyumvishe neza cyane. Wifuza kuba umwe mu banyeshuri bandizi notes, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description. Ku kibazo cyangwa igitekerezo wakwandika muri comment. Mukomeze kugira ibihe byiza.